Ndizera ko abakunzi bacu babibonye byerekane neza yego Mana tabara ihangane komera babibonye ngera umanura umupira nta kibazo komeza utubwire turi kumva niho rero ndavuga amafaranga sinayabona wagira ngo bazambage mu nda hanyuma rero noneho imyaka imbaga iyo minsi utwo tuntu turimo badukuremo namubwira nti se ubu ngubu nta yindi simbura y'ubwo kubagwa ubwo bari bagusabye amafaranga ngahe kugira ngo babe bakubaga naye kumbaga ntibayansabye bansabye ahubwo yarambwiye ngo hari ibinini bigura ibihumbi 300 ibinini bigura ibihumbi 300 ariko nari mubwiye yuko ntabona ubushobozi bwo kugenda kuko ukundeba ukunterura yego nta kugenda amakuru yarabaye nka pararize ntashinga ntabwo mbyuka none n'aka kaboko ndumva kahafashwe nuko ubwo rero arambwira ati ibinini byasimbura kuko kubagwa kiri ibihumbi 300 bifite biba biri za Kigali yavanze n'igipapuro yamumenye n'igifite Mana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese turabashimiye kandi turabifuriza kugubwa neza. Hanyuma amazina yanjye nitwa Pascal Imana irahari. Uyu munsi wa none nkuko mubibona nda ahantu mu misozi cyangwa se hazwi nko mu cyaro nkuko abantu bakunda kubivuga. Ahangaha ni mu murenge wa Nduba, ariko noneho ahantu hitwa Sha. N'ubwa mbere rero mpageze, nkuko rero dukunda gukora ibikorwa kandi ibikorwa by'ubutabazi cyangwa se ibikorwa by'urukundo byo gufasha. Naje kubona telefone umuntu ampamagara ambwira ko afite umuntu urwaye kandi urembye, ampereza amafoto ansaba yuko naza kumusura kugira ngo noneho tube twamukorera ubuvugizi cyangwa se twagaragariza abantu badukurikira uburwayi bw'uyu muntu mu by'ukuri bakabasha kuba bamutabara. Niyo mpamvu nafashe urugendo rurerure mva aho ntuye mu mujyi wa Kigali rwagati. Navuga ko ari rwagati kuko kuva mu rugo iwanjye ugera mu mujyi ni umwanya muto cyane. Bituma rero ntera intambwe ngera aha hantu kubw'igikorwa cy'urukundo cyangwa se kuza gusura uyu muntu. Ubu rero turi ku marembo nk'uko muri kubibona, ariko tugiye kugerayo noneho turebe ukuntu ameze. Mbanje kugira ngo noneho mbibamenyeshe kugira ngo mutaza kwibaza muti se noneho Pascal byagenze gute, ibikorwa arimo arakora ni ibikorwa bwoko ki. Ariko nta kindi cyatumye mbasha gukora iki kintu uretse umutima w'urukundo cyangwa se umutima wo gutabara. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. Turifuza ko uza kuza kubana natwe kuko tuzi neza ko abadukurikirana abantu bafite umutima kandi bafite umutima w'urukundo, ni abantu bakunda gufasha. Twagiye tubabona igihe kirekire mu bibazo bigiye bitandukanye. N'uyu munsi wa none turizera neza ko tugiye kubabona mufasha cyangwa se mukora iki gikorwa, kandi tuzi neza ko hari abantu bafite uwo mutima. Nanjye rero nitanze nkora urugendo rurerure, ndamanuka ngera ahangaha kugira ngo tubashe kureba iby'ubu burwayi bukomeye cyangwa se iby'ububabare. N'ububabare kandi mu by'ukuri ni umuntu nguba ubabaye cyane, amaze iminsi myinshi ababaye. Mwiriwe
muraho neza. Amakuru yanyu? Kuri ari meza buke buke. Urakomeye? Ndakomeye. Egera hino kugira ngo noneho ubanze utwibwire, mwitwa bande? Amazina yanjye nitwa Iyamuremye Auguste. Iyamuremye Auguste, ahangaha ni mu rugo iwanyu. Ndibaza niwe twavuganye kuri telefone. Urakoze cyane. Hanyuma twari tuje kugira ngo turebe ikibazo n'umubyeyi wawe. Ikibazo cy'umubyeyi wawe, ndizera neza ko muri buze kudufasha kugira ngo abakunzi bacu babashe kumenya byinshi ku bijyanye n'uburwayi bwe, cyane cyane ko ari ibintu bisa naho bitangaje ariko nanone bibabaje, biteye agahinda. Ndibaza ni karibu? Ni karibu cyane. Murakoze cyane. Ikindi gito. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza. Nk'uko twari tumaze kubivugana mu kanya, twamaze gushyika muri rwa rugo cyangwa se twageze imbere ya wa mubyeyi, tugiye kugirana ibiganiro. Ni Imana Irahari TV ndetse na Savana TV show. Uyu munsi wa none twaje kureba umubyeyi kubw'inkuru yiwe yatubabaje ikadutera agahinda, ndetse kandi nk'uko biragaragara ko kuko uko bayitubwiye ariko bimeze. Ntabwo rero twaje nk'abaje gutwika nk'uko abantu bakunze kubimenyera hano ku mihanda, ahubwo twaje nk'abaje gutabara cyangwa se gutabariza. Uraho neza ma? Yesu nashimwe. Amakuru yanyu? Biragaragara murarwaye, ariko mbere y'uko tugiye kugirana ikiganiro cy'uburwayi bwawe cyangwa se ububabare bwawe, reka unyemerere mbanze nsenga Imana. Data mwiza, turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kubw'urukundo rwawe ndetse n'imbabazi zawe. Turakwinginze kugira ngo aka kanya ubwo wabanye natwe mu rugendo rurerure tukaba tugeze ahangaha muri uru rugo amahoro, maze utwemerere Uwiteka Imana ubane natwe muri iki kiganiro. Dusabiye umugisha abadukurikiye, dusabiye umugisha abagiye kugira icyo bakora ku bw'iki kiganiro, kugira ngo Uwiteka ubahereze umugisha kandi uturuka iwawe mu bwami bwo mu ijuru. Bityo rero twinginga umwuka wera kugira ngo abane natwe umwanya wose tumara, uyoborwe nawe mu izina ryawe rigera Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Hanyuma bamaze kuduhamagara batubwiye iby'uburwayi bwawe, twagize ishyaka ryo kuza kukureba ngo turebe ukuntu mumerewe. Turagira ngo noneho tuganire ku by'urugendo rw'uburwayi bwawe, bityo uze kugira n'icyo usaba abakunzi bacu cyangwa se abafite umutima w'urukundo, abadukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Ni benshi bari buze kugukurikira. Bityo rero ngaho rero wihangane nubwo urembye, utuganirize ku by'uburwayi bwawe, noneho abakunzi bacu babimenye. Ariko urabanza utwibwire amazina yawe. Urihangana wongera ijwi. Kagasana Gororiyoza. Mu murenge wa Nguba. Yego. Kari Kasha. Mu mudugudu wa Kamuyange. Yego. Natangiye uburwayi bwanjye, natangiye numva akantu mu ibere gatoya k'akabyimba, ariko natangira kumva gakuba. Mu baganga rero baza kutubwira ati mujye mwisuzuma mu mabere, mujye muzamura ibere mwumve. Nkumvamo ndagenda njya kwa muganga, umuntu arambwira ati yase ikibagabaga bagasuzuma. Ngezeyo baragasuzuma bakakabura. Niko ngiye nkasuzumisha bakakabura ngataha. Bukeye rero baravuga bati uzaze ufate n'akanyama tujya kajyane tugakina turebe.
bagiye barasaka gutya barakabagamo barakajyana bakajyana icy'intasi akomeza ngenda njya kugashakisha ngo barebe akangonza ntikaraboneka rero ndabyikoza nko mu mezi nk'atanu cya kiberekezo kiratutumba kiza mu ruhinja cya gisebe cy'inyuma kirakize imbere hazamo ukuntu bw'urubuye subirayo baragashaka bitewe baza bambwira ngo ni kanseri bahita banyizeza ikaragira iseyashika banjyana Kanombe neza naguca muri Faisal mu cyuma Kanombe barongera banyohereza ibitaro kubasanga nyine kandi imiti ndayinywa niyuje umwaka ibitaro kandi mfashe imiti nkoroherwa nk'ukwezi kumwe ukundi nkasubira hasi kuko umusatsi uragenda ushirako neza ijisho ariko ubwo ubundi ibisubizo nakuye i Kanombe mbijyana bari baranyandikiye gukurica byageze icyo gihe yaratorotse bituruka bamwumvaga babiri urusenda n'urusenda ugera muri ijisho y'ikijisho abaganga b'imibare b'ibitaro barabona nta uburwayi bwamaze gukwira bwatorotse ntabwo ikindi babikorera ntabwo bambaga ngo ntabwo barica barabyihorera maze bamenye iyo koroshya bigeze ubwo byanga noneho rero barambwira ngo hambere njya guca mu cyuma ngo mfite imisemburo myinshi ngo iyo miti inywa nta kigikora ku burwayi kubera ko ufite imisemburo myinshi iragenda ikayica ntikimara arambwira rero ngo nshaka ibihumbi 300 ngo by'inshinge 3 yego njyana mu mezi komeza utubwire turi kumva niho rero ndavuga nti aya mafaranga sinayabona wagira ngo bazambage mu nda hanyuma rero noneho nakumbaga iyo minsi utwo tuntu turimo badukuremo namubwira nti se ubu ngubu nta yindi simbura y'ubwo kubagwa ubwo bari bagusabye amafaranga angahe kugira ngo babe bakubaga nayo kumbaga ntibayansabye bansabye ahubwo yarambwiye ngo hari ibinini bigura ibihumbi 300 ibinini bigura ibihumbi 300 ariko nari mubwiye yuko ntabona ubushobozi bwo kugenda kuko ukundeba ukunterura yego nta kugenda amakuru yarabaye nka pararize ntashinga ntabwo mbyuka none n'aka kaboko ndumva kahafashwe nuko ubwo rero arambwira ati ibinini byasimbura kubagwa ibihumbi 300 bifite biba biriza Kigali yavanze n'igipapuro yamuhenye n'igifite yakwereka ukareba urazana icyo gipapuro turebe n'udukarine tuzanye noneho rero ngo nagenda nkabigura ndashakisha mu matsinda mu mashyirahamwe ndayabura amafaranga 300 urayabura nabuze ndi hano nagushije mu itsinda nguzamo
1,100. yego. Niba nzanayishyura simbizi. Ni ukuvuga ngo uwaje kuguza mu itsinda 150. Niba uwo mwana aragenda ati Kigali niba mu rushinge rumwe ibihumbi 120. urushinge rumwe 120. 120. Ariko muzehe ngwino wicare hano, ngwino wicare hariya ujye udufasha. bari kubafasha n'ubu Oya ngwino wicare hariya, kurikirana nta kibazo nawe ndajya mubaza. Ngwino wicare hano impande y'umukecuru. si 102. 120 urushinge, ubwo ni rumwe. Niko bamuha. n'ibyo yaciye mu cyuma babona ibindi bice by'umubiri byatatswe. Yego. Hari icyo se rwakumariye nibuze? Nta kintu twigeze. Nta kintu ndumva ntabwo ari kera. Wenda ubu haciye nk'ukwezi. Nari nzi ko ari ibinini mbona bamuhaye urushinge. Ubwo rero mba narasubiye n'ibitaro. Bari gusubira ibitaro byawe. Ari kuri 20 none zararenze. Mwari gusubira ibutaro ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani. None ubu tugeze mu kwezi kwa 9, uyu munsi ni itariki 2 z'ukwezi kwa 9. Babuze amafaranga. Impamvu mutasubiyeyo ni ikibazo cy'ubushobozi, yaba taransiporo cyangwa se amafaranga yo kwishyura ibitaro. No kujyana gutya bateruye biba ikibazo. Bakunzi bacu mudukurikiye rero, aha ngaha ni ahantu kure. Kubona umumotari ni ikibazo, kubona imodoka utega ni ikibazo. Kugira ngo abashe kugera i Butaro cyangwa se abashe no kugera Nyabugogo, bisaba guhamagaza imodoka, kuko bisaba kumuterura, ntabwo agenda. Bisaba rero guhamagaza taxi voiture akaba ari imujyana. Niyo mpamvu itariki yarenze batagiye kwa muganga. Nuko hanyuma kugeza ubu ngubu tuza, reka tubanze twereke abakunzi bacu cyangwa se abantu badukurikiye uburwayi afite. Ushobora kumubona yambaye cyangwa se ukamubona gutya ukagira ngo ahari yenda ibyo avuga ntabwo ari ukuri. Ihangane mubyeyi, ukomere, Yesu wanjye. Nk'uko mubibona, ndagira ngo uri kuri kamera aze kubyerekana neza. Ndizera ko abakunzi bacu babibonye, byerekane neza. Yego. Mana tabara, ihangane, komera. Babibonye ngera umanura umupira nta kibazo. Hanyuma tugeze ku mwanya wo kugira ngo utange icyifuzo cyawe, icyo ukeneye abagira neza bagufasha. Icya mbere ni uko yabuze itike imusubiza ku bitaro bivura kanseri i Butaro, kandi twabisobanuye neza ko kuva hano mu rugo iwiwe ugera na Nyabugogo ntibishoboka gutega, kuko nta n'icyo watega gihari, ahubwo ni uguhamagaza imodoka yo kumutwara. Nkuko nabiberetse mwabonye ko kugira ngo agere hano nuko bamuteruye kugira ngo abashe kugera hanze. Hanyuma ikindi wifuza ni iki mubyeyi? Urongera ijwi gatoya wihangane. Icyo nifuza ko nabona ubufasha bwangeza kwa muganga ibitaro, nubwo narengeje igihe, cyangwa se nubwo wamfashiriza hano mu rugo, nkabona wenda ibyo binini mbibonye, cyangwa se izo nshinge nkareba ko hari icyo byamfasha. Icya mbere cyangombwa
ni uko abantu bagufasha kugera kwa muganga kandi bakagufasha no kwishyura iyo miti bakwandikiye, kuko nicyo kibazo wagize. Niyo mpamvu uri mu rugo urembye udafite ubuvuzi kandi mu by'ukuri barakwandikiye imiti. Mu burwayi bwawe ushobora kubona icyo kurya cyangwa icyo kunywa? ubu ngubu mfite ibintu ndagurisha, bigera ku murima ndawutanga birashira, bigera ku dushyimbo mu nzu ubu turi vide, ni ukurya ko uyu mugabo yagiye gushakisha garakwetuye mu mashyamba. Kurya ntabwo byoroshye. Mufite abana bangahe? 3 bonyine mfite. Urumva nabo kubona icyo kurya ni ikibazo. Bakunzi bacu mudukurikiye, uyu muntu, uyu mubyeyi yari afite ubuzima, yari abyibushye nk'abandi, yateraga intambwe akagenda nk'abandi, ariko uyu munsi wa none ntabwo umubiri wamukundiye. Nzaniye ifoto yanjye ya yagurishije byose kugira ngo arebe ko yarokora ubugingo bwe. nta gahene tukigira mu rugo, twagiye tutugurisha ariko ibyo busa n'umurima n'ubutanga. Yagurishije imirima, agurisha amatungo, agurisha ibintu byose kugira ngo arebe ko yarokora umubiri we, ariko biranga. Ahageze rero ari gutabaza inshuti, abavandimwe, abafite umutima w'urukundo ngo babe bamufasha kugira ngo asubire kwa muganga i Butaro, ashobore no kubona ubuvuzi. Cyane ko numvise ntago ari amafaranga menshi cyane ku bantu bagiriwe neza n'Imana, wakorwa ku mutima cyangwa se wakumva hari ikintu wafasha uyu muryango. Nubwo biri uko n'icyo kurya ni ikibazo, kugira ngo abone ikibatunga ni ikibazo. Ngewe nahigereye, umutware we nawe ni umusaza, navuga ngo nawe ibintu byamushizeho, yarakennye nta kintu namba afite. Hanyuma hari umuntu wakwifuza kubafasha, hari umuntu wakwifuza kugira icyo akora ku buzima bwanyu, munyemerere mutambutse nimero ya telefone yakoresha abafasha. Iyamuremye ninde? Iyamuremye Auguste. Umubyeyi ahisemo ko Iyamuremye Auguste ari butambutse nimero ya telefone mwakoresha kugira ngo umugira neza abe yabona inzira yacamo amufasha. Auguste, uraho neza? Ni wowe wadukinguriye ku marembo? Ni umwana wawe? Yego. Auguste, tambutsa nimero ya telefone kugira ngo abakwifuza gufasha umukecuru, abakwifuza kugira ngo mbese abakwifuza kumusubiza kwa muganga kugira ngo abone ubuvuzi babe babona nimero bacaho, cyangwa se no wakwifuza kumwoherereza amazi yo kunywa, washaka kugira ikintu yamufasha muri ubu buzima bubabaje, abe yabona uburyo yamufasha. Yivuge cyane. Ni 079 079 12 12 49 49 82 8 yisubiremo. 079 12 49 82 8. Izina ushobora gusanga niyo nsenga niryo ririho ryonyine. Izina ririho rya mobile money ni niyo nsenga. Bakunzi bacu kandi bakunzi b'umusaraba, muri uru rugendo no gufatanya abajyana na Yesu gutabara abandi, nibo bazagabana umugisha w'Imana. Uyu mubyeyi arababaye, uyu mubyeyi umubiri uramuriye, ariko kandi ntako atagize. Mu byo yari yarizigamye byose byararangiye, afata n'ideni. Atubwiye ko afite ideni ry'ibihumbi 150 yagerageje gufata kugira ngo arebe ko iminsi yakwicuma. Icyo akoze bamwandikiye urushinge rwishyuwe ibihumbi 102, ariko narwo ntacyo rwamumariye bitewe nuko imiti bamwandikiye ntabwo yashoboye kuyibona. Nkuko bisanzwe rero mwamufasha cyangwa mukamutabariza no ku bandi bakaba bagira icyo bamufasha kugira ngo abashe kubona ubuvuzi, kugira ngo nawe iminsi ibe yakwicuma. Hari ikindi wari kuvuga yenda cyari gisigaye?
kubera ko nabaye pararize ntamubasha no kweguka iki gice cyose babaye pararize ntabwo gikora biragenda bisa n'ibizamuka no muri ako kaboko nta ntege zirimo wenda mbonye ubuvuzi vuba wenda hari igihe iki gice cyakize nkabasha kuba nanjye noneho nahaguruka nkajya mbasha gutambuka. yego nk'uko mubyumvise rero aravuga ati mbonye ubuvuzi vuba ntarirarenga nanjye nasubirana ubuzima nk'abandi. waba udukurikiye uri muri Canada, udukurikiye uri muri Amerika, Ubufaransa, ibihugu byo hanze, cyangwa se uri hano mu mujyi wa Kigali, cyangwa uri mu ntara zitandukanye, cyangwa uri mu biyaga bigari, wagira icyo ukora Imana y'amahoro yaguhereza umugisha. Reka rero noneho tureke kumuganiriza byinshi, ndizera ko inkuru nyamukuru mwayibonye kandi uwagira icyo yamufasha Imana yamuha umugisha, nawe yacisha ubufasha mwahumvise. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Hanyuma murakoze Yego, Imana ibahe umugisha. kandi turizera neza ko Imana izabasubiza ubuzima, turizera neza ko Imana izakoresha abantu bayo bakagira icyo bakora ku buzima bwanyu, kandi na nyuma y'uko bagize icyo bakora ndabizi ko tuzakomeza kubasura, natwe icyo Imana izadushoboza tuzakomeza kugikora. Murakoze cyane, mukomeze kwihangana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Nawe ndangize nsenga. Yego. Uwiteka Mana igira neza, ndengera ubugingo bwacu, isaha y'Imana turagushimira, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe Imana, twakomeza kubana natwe, iyi saha tugiriwe, twitonze no gusohoka, twagucyubahiro. Aka kanya rero Mana warenganyije kugira aba bashyitsi bemeye ko bagera aha ngaha, uringaniza n'iki kiganiro tugiranye Mana cyagenze neza. Uwiteka wahabaye inama y'abashoboye ntabwo Mana basabira umugisha ukomoka mu ijuru, maze Mwami Imana ukomeze kudufasha no kutugira neza. Icyubahiro n'ishimwe byawe urakoze Mana, urakoze kuko umurengezi byose bisaba nk'uko ushaka. Batereye imisozi bazamuka bayobagurika aho batazi, ariko Mana wabayoboye bashyika hano. Nuko dushoje ikiganiro cyacu, Mana akomeze kubana natwe rero, kugira ngo ugiye kugaruka twese tuzabane nawe mu ishami ryawe. Ngaho ukomeza kudufasha no kutugirira neza, tubisabye mu izina rya Yesu. Kandi ujyane n'abamahoro aho bagiye kunyura hose, bagereyo bicaye ku byuma byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, utegura imitego y'umwanzi, maze bagire amahoro, bashima urukundo rwawe. Natwe usigarane natwe, ugendane amahoro rero, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.